umuntu bavuze yuko wamaye amafaranga ntawe. Guys, rimwe na rimwe rwose babalawo arijyamba riturije n'icecekeye najya kumva nkumva ndumiwe. Urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha RIB rwamaze gutangaza ko mugaragara ko bidasubirwaho bakurikiranye umuhanzikazi Butera Knowless. Jesus. Knowless arashinjwa ubwambuzi bw'amafaranga $1,300,000 by'amanyarwanda yahawe n'uwo bari bahuriye mu cyo bise kimina akanga kuyasubiza nyuma y'uko icyo kimina bari bahuriyemo gisenyutse. Ngo hari mu kwezi kwa kane y'umwaka 2021 nibwo Butera Knowless mama Oro yuzaga n'abasaga 150 bahurira mu kimina cye kigamije kujya baherekanya amafaranga hagati yabo kugira ngo bungukirwe cyangwa se system izwi nka pyramide papa. Biravugwa ko by'umwihariko muri abo ngabo 150 umuhanzikazi Butera Knowless yarahagarayemo 6 ndetse bose bamuhaye amafaranga asaga $8,100,000 total. Umukobwa wanjye ngo ibicara kimara kubicakira yese abikinyiriraho agafona karyo rwara ubundi ari imanukira. Nyuma yo kubabwira ko inzora na Oro bayanywemo kigozi basanze nta yindi show bafite uretse kujya kuri umuntu bavuze yuko wamaye amafaranga ntawe. Umuntu nabonye bavuga nawe izina n'ubwa mbere ndibonye, umuntu n'ubwa mbere mubonye, n'inkuru nibiyigize byose n'ubwa mbere ndibonye. Ibyo bibero bavuga byo nabyo urajyamo nani ububiza. Okay. Umuntu nyangera avuga ati uze kumutubariza twabonye ko avuga ko bamaye hafi $1,300,000. Wowe amafaranga ugize na receive uvuga uti niba umuntu utamuzi se mutaziranye kuko ntawe nzi. Ntabwo rero umuntu utaziranye be confusing ntabwo mbizi. Uwo muntu nta mafaranga yamaye yavuze ko yamaye amafaranga hanyuma nkanga kuyamusubiza amafaranga yamaye. Yo izidezi zanje mujya abandi bari hanze barimo baganira ibya business ziyongoje zigira mu modoka zaza ubuntu bw'ubuyoga urumva iminwa zirakurura ziriho zingana ngo nenda bwawayini n'iki byose. Wayz we Stop that please. Ariko nta kintu mubona mwe. Yo izidezi zanje mujya abandi bari hanze barimo baganira ibya business ziyongoje zigira mu modoka zaza ubuntu bw'ubuyoga urumva iminwa zirakurura ziriho zingana ngo nenda bwawayini n'iki byose. Wayz we Stop that please. Ariko nta kintu mubona mwe.